nimba ari ikintu kibabaza kurya ifi utari kumwe n'umugore wawe wari uzi ko ari ukumuca inyuma uriya kurya ifi utari kumwe n'umugore wawe uba umuciye inyuma vuga ngo iyo bifi baba barakuriye nk'uko ngiye kukurya abantu ba mbere bari kukurya ndi uwa mbere kubera ko ngo iyo nimba ari ikintu kibabaza kurya ifi utari kumwe n'umugore wawe wari uzi ko ari ukumuca inyuma uriya kurya ifi utari kumwe n'umugore wawe uba umuciye inyuma this is a fish nukwago mw'abantu gufata ifi ukayirya nk'uko ndi kuyirya You know that. This is a fish and when you eat a fish when your wife is not there Yeah. It's a big problem. gusa icyababaza ni kimwe kurya ifi umugore wawe mutari kumwe ifi yarangiza ikakumira nako gikakumira ikakuniga oya ntagirigana ahubwo ikibazo urayirya ugasanga urushinge ihwa rikaguhagama mu noneho hari ihwa rishobora kukujomba noneho wahisha umugore wawe ko agiye kurya ifi noneho bakamuhamagara kwa muganga do iryo fi ndi kuvuga arabyumva neza ari guhagamye mu ijosi kandi wahisha umugore wawe nukuvuga ngo uja gusezerana n'umugore wawe amahirwe ugira nuko ushobora gutaha wagera mu rugo umugore akumva uri guhumuraho ifi kandi nayaheruka guteka muri urwo rugo icyo gihe ugura bombo kugira zidaguhumuraho byashoboka se birashoboka agafi karahumura kereka utavuze nukuvuga ngo iyo uriye ifi warangiza ukagenda ugahobera umuntu yafi imusigaraho ntabwo igeza mu rugo rw'umugore ayumva ni ukuri ariko iyi fi iraryoha ni ukuvuga ngo iyo ni ingore nanengaho ifite n'agapipi uzi ko ifite n'agapipi wana ifite n'agapipi we wowe wari warya ko ifite agapipi gusa reka tubanze dusaba abantu bashaka kwamamaza mwatugana kuri Ririmba official ndetse na Caguwa Nifasi gatatu ubundi twamamaza ibikorwa byawe yaba ibigo by'amashuri yaba ari abahanzi babuze ko bazamuka turagufasha kuzamuka rwose tukubwira gukora subscribe like ni share na comment cyane ibyo bintu turabikora menya kuri mu bishingwe hari abantu bagira ishari akavuga ngo bariya ngo bagira inda gusa mu bushakashatsi bwakore muri Leta Zunze Ubumwe z'ibitekerezo byanje bwasanze buri wese agira inda indasi umuntu uvuga ko atagira inda ninde nyine reba nkuriya mugore oya reba singora cyari nuko cyanditse ngariko bino bigabo ni ibicucu gahwera hwera nukuvuga ngo uri mukeshima abantu bitwa bose ni babandi bavuga ngo ni ibifura gusa aka kantu kakujonge my friend moshera mireba no kwikima ce n'est pas possible que tora vevera nibishoka ko ubuzima bwawe buba bwakomeza mu serious nukuvuga ngo nubishamo guseka gusa nukuri ngiye bifaransa ntabyo nzi nukuvuga ngo byukuri nzi kurya ifi nk'umuntu wifata mwabagore mwe nimba uzi ko ufite umugabo akarya ifi njyewe hari ugeze kumbaza ngo ariko barenganya n'abagabo nta kuntu waba ufite umugore atazi guteka ifi nurangiza ugera ahantu usanga umugore ari guteka ifi ariko sana umugore utazi guteka barahari rwose babandi babivangavanga kuki se batigishwa nta bushake baba bagira nta bushake baba bagira ibintu byose ni ubushake reka mwese ntabwo uzi ko mu ishuri habamo uwa mbere hakabamo n'uwa nyuma kandi bose barigiye mu gihe kimwe gusa tuvuge ko ariko se guteka barabyiga ni ukuvuga ngo nta muntu ubivukana icy'ingenzi menya ko kurya ifi utari kumwe n'umugore wawe ari ukumuca inyuma oya rata mujye mubaca inyuma kuko batazi guteka umunsi babimenye muzajya ariko sha ibifi by'ibigabo mwana birakomera uzi si ikibazo cy'abazi guteka ngo bajya batanga utuntu bita gumino twa tundi batanga mu isombe gumino no mu isombe no mu ifi bakaguha ndakaye buriya wabyumva neza ari uko ifi ikwishe mu muhogo nibwo wamenya ko guca umugore wawe inyuma ari byo ariko ubundi ako gafi kaguze ariko muvugisha uko burya iyo baguhaye ikintu bita guma mu rugo hajya ni gumino wanahaguma
ariko ahantu twigeze kugama ubona umusaza ari kujya arahunyeza kandi imvura iri kugwa ari n'urusaku noneho barambwira ngo bamuhaye igicurama ndavuga ati suriya musaza koko iyo mu mwihera ifi ubu ngubu ntiyaba ari muzima buriya iyo wariye ifi ugira ubuzima buri pyuwa ariko nuba utagira ifi uzamenye ko wahombye byinshi gusa reka tubwire abarobyi bo mu kiyaga cya Kivu nyaboneka muje muroba ifi zikuze murabona nk'uyu ngahibaze nk'uyu ari umugore wawe bakamuroba ngana nguke mwababyeyi bajya babana barabaroba ariko nukuvuga ngo bameze nk'abamotari bafata utwana dutoya bakatujyana mu maroji ariko uko byagenda kose hari ikigo kibishinzwe wa mugabo we ndagushishikariza kujya kuroba udufi tukiri duto ariko umunsi cya kigo kibishinzwe kigufashe kugezeho mosherami yudayi gusa dushishikariza abantu barya ifi batarishura mituweli ko bishobora kuba yaguhagama nyaboneka ku bijyanye n'ibyiciro bya mituweli ubu birimo birakunda wagenda ukara videwo twakoze bwa mbere unyuze ku rubuga rwa Mbasa ubundi niba uzi ko utarakora icyo kintu kuko iyi fi kuyirya udafite mituweli uretse gato kamibutse umuntu uzi ko bamuhaye amafaranga yo kwishura ariko akabona atabyishimiye yego bari kubihindura ndumva mu midugudu biri kugenda biberamo ibyo bintu yego ubwo rero nucikwa mosherami ukabona mu kwa karindwi harageze uzihombere uzamenye yuko nimba ari veni you pay hageze mu kwa karindwi yudayi twagiye umunsi warwaye ntibazakumbaza ubusindabwira ngaho mbwira none ko tuvuze ko kurya ifi utari kumwe n'umugore wawe ari ukumuca inyuma uwanjye ndamubwira ngo iki ubundi ngira inama ndamubwira ngo iki reka nkubwire rata nopfa ngende mwana afunze sibyo ni revera bishop none aho mwabereye ba bishop na ba revera simuzi injuga bagira iyo aguteye injuga uratura ku ngufu wabyemera utabyemera none urumva yananirwa gutera injuga yuko yari ifi akavuga ati ni ahantu naciye umuntu ankoraho cyane utuvuta twanarikiyeho mujye mubishinga ni ukuvuga ngo ibi bintu buriya ariko buriya sherami mba nkubwire ni ugushimana kuba itarakugize ifi uzi ko mba nkuvovoye buriya nkajya ndigorora gutya nkigorora ariko ibaze kano kantu kinjiye mu muhogo wawe aka karaguhamba kakaguha nyoko ariko se wa mukobwa we niba wa muhungu uri kundeba iri gufa baryita ngo iki kandi barabyigaga igisekeje ni uko nabyuze ubu ngubu mu masegonda maze ndi kuri kwereka wakabaye wagisubije ariko kubera inda yabananiye bari kwirebera wireberaga umunwa wa bishop ari kurya arangiza ngo nawe tuzakurya ngo nawe ngo uriye ifi ngo nubifi ngiyo umuntu apfuye ngahindukaga ngo ikintu yakundaga kurya mosherami kazi yako ntago ibyo mbizi buriya ngo iyo umuntu apfuye akarohama mu kiyaga ifi ziramurya none azamara kumurya babandi bakiriho nabo bagahindukira bakarya ifi none hari video nakoze arambwa ngo nawe izakurya nupfa ariko nzaba nabanje kuyirya ariko ibaze kuribwa utarariye hari n'abantu batinya kurya ifi ngo zirahenze yarangiza akajya kugura inyama kandi zihenze kurusha ifi si byose kura ikintu cyose kiragera mu nda si byo bavandimwe inshuti bavandimwe turagira ngo tubabwire ngo iyo uza kuba ifi baba barakuriye ni ukuvuga ngo iyi ni part 2 tugiye kurebera hamwe uburyo iyo uza kuba ifi baba barakuriye ukaba utakibukwa reka tubanze turebe nimba iyi fi ari ingabo nimba ari ingore gusa iyi ngiyi ni ingore iyi ni ingabo rero wa mugore uri kundeba wa mugabo uri kundeba mwabana mwe muri kundeba mutega amatwi mwumve uko byari kugenda igihe muba iyi Imana bagira amafi gusa turashima Imana ko itabagize amafi baba barabariye
ni ukuvuga ngo iyo uba ifi baba barakuriye nk'uko ngiye kukurya. Abantu ba mbere bari kukurya ndi uwa mbere kubera ko ni ukuvuga ngo iyo uba ifi mba narakuriye, iyo uba n'igi mba narakuriyemo umureti, iyo uba ikinyobwa mba narakunyoye. Ni ukuvuga ngo ibintu byose urashima Imana, mba narakuriye. Ariko hashimwe Yesu, hashimwe Imana yo itarakugize ifi. Ni ukuvuga ngo iyo uza kuba ifi, abakire baba barakuriye mu mahoteli yabo ariko ifi wari kuza ugira amahwa yo kuruma abantu aka kantu uzi iyo kagiye mu muhogo. Ni ukuvuga ngo turi kuvuga ngo iyo uza kuba ifi baba barakuriye, abana bawe baba barabaye imfubyi, cyane cyane nk'abantu b'inturumbutsi nk'abarobyi bo mu kiyaga cya Kivu baba baragiye bakakuroba. Bamwe baba barakuriye uri isambaza. Ni ukuvuga ngo ibintu utatubwira biba ari byo. Muri bwa video ya mbere nakoze ikaza gukundwa n'abanyakenya, akavuga bati mu by'ukuri ibi bintu ibyo ari kuvuga nibyo. Ni ukuvuga ngo ntituzatubwira ngo iyo uza kuba ifi baba barakuriye, nyaboneka wa mugabo uze ushimira Imana. Hari uwigeze kuririmba ngo ntabwo yatugize amahembe cyangwa se ngo tugire iki umurizo. Niyo mpamvu tugomba gushima Imana. Buriya wa mugabo we bumva ndi kurya umugore wawe iyo Imana isa kubagira ifi, bumva ndi umugore wawe, abana bawe baba babaye imfubyi, nyoko bukwe abasigaye ari kurira, so bukwe abasigaye ari kurira, abana b'abaturanyi bawe bose mwaba mugiye mu kiriyo kubera ko mba mbariye. Nimba Imana itarakugize itungo, ibyo ntiwabishimira Imana. Warangiza ngo Imana yandemye naniwe, ngo Imana yandemye nabi, ngo abandi yabaremye neza, hanavuga ngo bavutse ku nziza. Ni iyihe nziza ni n'iyihe mbi? Uje mugabanya itiku, ntawavutse ku nziza cyangwa se ngo ndafuke kumbi. Ibintu tujya tubibabwira mujye mubyumva neza. Urabyumva neza? Ubu bamwe muri mu kiyaga cya Kivu, abandi mu kiyaga cya Ruhondo. Gusa mu bushakashatsi bwakorewe muri Leta Zunze Ubumwe z'ibitekerezo byanje, bwasanze kuza ukamamazanya nanjye. Buriya iyo ufite ibicuruzwa ntuze kwamamaza hano kuri Ririmba Official, kuri Caguwa Bonifasi gatatu, iyo uje turakwamamariza ibicuruzwa byawe bikaba byabasha kugera imbere. Cyangwa se waba uri n'umuhanzi ushaka gutera imbere, waba uri mu YouTuber ushaka gutera imbere, ukaza tukagufasha kwamamaza, kuko dushyiraho video igahita irebwa n'ibihumbi 259 n'ibice 7 mu minota ingahe? Mu minota 10. Ugira ngo ndabesha agenda arebe kuri Ririmba Official, arebe video twakoze, namara kuzireba araza kuba yatubwira. Gusa ingingo turiho uyu munsi niyo kuvuga ngo iyo uza kuba ifi baba barakuriye part 2. Sinzi nimba wari kuba indagara, niyo uvuga ushobora kuvuga ngo sinari kwemera kuba ifi, wenda wari kuba indagara. Ariko nubwo wari kuba indagara, no kuvuga ngo abana bari mu mirire mibi baba barakuriye. Baba baragiye bakakuroba hariya mu kiyaga cya Kivu, basigaye banororeramo amafi. Gusa dushishikariza abarobyi barobera mu karere ka Rubavu ko bagomba kuroba mu buryo bwemewe n'amategeko, bagakurikiza amabwiriza yose Leta ibisaba kugira ngo babashe kuba baroba. No kuvuga ngo iyi fi yacu, iyi fi yari ingore. No kuvuga ngo kubera ko iyi fi ari ingore,
reka abagore babyumve. Wa mugore we iyo uza kwifi aka kanya mba nkuriye aka kanya abana baba bayimfubye. Ngo amafaranga yose washiraga muri kopera ubu gaba gapfuye ubusa. Tubibutsa gukora subscribe, like, share na comment. Hari abantu bagira ubugugu bati twe uriya ntitwamukora subscribe, nutankora subscribe ndaza mpeke nyifi. Ubushize nariye inkoko muravuga ngo ndi igisambo, ariko se we nturi igisambo? Utaba igisambo uko kwezi gushize uhaye nde? Reka twigarukire ku ifi twabwiye ko ari ingore. Muyirebe neza, uriya ingore igira imbavu nyinshi. Ingore igira imbavu nyinshi gusumba umugabo do. Nukuvuga ngo iyi ngiyi ikwereka ko ari ingore. Nyaboneka tubibutse gukora share, like na comment. Iyi video uramutse uyinyuseho udakoze like, share na comment waba uri ntashima, kubera ko iyi video tujya kwitegura kavuze tuti na bandi bakeneye agafi. Gusa tubibutse ko nimba ufite mushuti wawe ushaka kwamamaza ibicuruzwa reka tuanze tubibutse ko mu gihe ugiye kugurisha cyangwa se mu gihe ugiye kugura, kuvuga ngo ukeneye kugura ibikoresho by'ubwubatsi uraza hano kwa Kabaka Yves, hano neza kuri parikingi y'umurenge wa Rugerero neza uturutse hariya Musanze uraza ugaparika. Hari kenkayori yitwa Kabaka Yves. Iyi kenkayori bafite ibigega byiza bifata amazi, bafite ibikoresho byiza by'ubwubatsi, inyundo, imisumari, sima z'ubwoko bwose kandi ku giciro cyiza. Mu gihe rero waba ushaka ko ibyo bikoresho byose bikugeraho, utwandikira mw'iyo nomero cyangwa se ukagera hariya ku murenge wa Rugerero kazi kwa Kabaka Yves ni hehe bagahita bahakurangira. Ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo nibyo biba byatuzanye kugira ngo mudufashe mutere like, comment, natwe tubazamure cyane cyane nk'abahanzi bakiri batoya. Nja mbona abahanzi hariya ku murenge wa Rugerero kuri Aba Music, hariya kuri kiriya kigo cy'urubyiruko, ugasanga umuhanzi afite indirimbo ariko ntizirebwa. Icyo usabwa ni ukuza hano ubundi tukagufasha kuba twakuzamura. Ni ibintu biba bitoroshe kugira ngo umuhanzi azamuke, ariko iyo wakoranye natwe, iyo wageze kuri channel yacu ubanza kuvuga utese iyi channel ubundi irarebwa, iyi channel bimeze bite, twarangiza tukagufasha kugira ute, tukagufasha kwamamaza. Rero niba tugufashije kwamamaza ukazamuka, uzongere ugaruke ushime. Ibyo bita garukute, garukugira ute, garukushime. Twababwiye ko iyi fi ari ingore. Hagati aho turihanganisha abagore barwaye, ari abarwariye mu bitaro bya Gisenyi, mu bitaro bya Ruhengeri. Turimo turasabira abapfakazi n'imfubyi kugira ngo bakomeze kwihangana. Hari uba warapfakaye akiri mutoya, uwo nawe ndamusabira Uwiteka Imana kugira ngo amukomeze. None hari n'abapfakara bakuze, ariko ibyo ngibyo ntibyatuma umurimo w'Imana udakorwa. Rero nituza turaza nyaboneka muze mumenya ko ibyo tuba turimo ari ibintu biba byateguwe. Ntabwo tuzahora turuhanya n'abantu kubera ko banze gukora like, subscribe na comment. Ahubwo tuzakora ibisabwa niwanga gukora like, subscribe na comment
tuzagushakira ibigukwiye ubundi amategeko azakurikizwa. Gusa abana b'ifi bihangane, ndavuga indagara, isambaza n'indugu byihangane kubera ko nyina wabyo muriye. Icyo nshimira Imana nuko ariko nimba ari umushinyi ino fi ifite ifite uduhwa mwana. Dore cya Aline cyo muri Kenya kiranise ngo wa mugabo ugira inda. Nimba se ngira inda wowe nta ndugira rukareba. Nukuvuga ngo abantu basigaye banatwirira ngo uriya mugabo agira inda. Iyo uba utagira inda ntuba urebye video yose kurinda irangiye. Baba we sha iyi fi ni ukuri abana babaye imfubyi. Gusa ikikwereka ko yari ingori y'ifi. Noneho iyo urebye iminwa yayo wagira ngo yateraga na makeup. Iyi fi wabona yateraga makeup kuko itegereze hano uraza kubona ko nukuvuga ngo hano niho habaga hari amaherena. Uriya disi we mbega ifi. Gusa iyi fi ndashima Imana ko Imana itangiza ifi. Ubu nanjye baba baramvovoye. Rero wa mugore we shima Imana ko utabaye ifi, ubundi ibindi bizaza byizana. Rero ko bareba.